yacu yitwa Hyssop ishaka gutangiza umushinga w'ubukwe yakunze umukobwa Gospel today, the gospel message to the world. ishaka gutangiza umushinga w'ubukwe yakunze umukobwa kuri babasika dufite kamuhoza muri paruwasi ya Muhima witwa Mbabazi wamutuzanira paruwasi ya Muhima ubwo n'umuhahurura ngo tukabyanga biragenda bite n'abaretse buriyara turabemerera aba bantu gutangiza ubukwe byerekanishi ibiganza niyo mpamvu mbabwiye ngo ntabwo mbasezeranyije murinde imbuto zanyu murinde ubuhamya kugira ngo itorero ritazazaho igitutsi ku bwanyu ahubwo rizubakwe kubera mwebwe tegura ubukwe neza natwe turi ababyeyi tuzabashyigikira Imana ibamugishe n'abandi basore n'abandi bakobwa turimo turabasengera kugira ngo namwe Imana izabubakire ingo itorero ry'Imana rikomeze kwaguka. Tugeze ku musozo w'iteraniro twasoje se hariya kandi isi kamwe bariho